dore iki impamvu bavuzwe G-Tough nuko ari we kuri hit n'urwango ruri muri societe yacu arazira iki G-Tough rero n'urwango n'ububwa buturi mu mitima ububwa buturi mu mitima ububwa buturi mu mitima karakunyuka kakakunozuga hinduka uruzingo ugatinya bukundu ugakunda ibigukenya ukayoberwaho waraye ugashiguka ukarirara agahinda karakanyagwa ubundi mbanze gusuza n'abantu bafite abaviye babo batiyubaha evi wanjye niwe muntu kabisa utayikomplikaga ku kigo bigeze kunyirukana icyo gihe nayo nibye jezi y'ikigo nibye jezi y'ikigo nikubitamo abantu mu mubyeyi ntabwo narayimeshe nsiga yanitse nayo nibye icyo gihe amakabutura abiri n'ubupira bubiri yego virambwira ati wejya skuru ndagusangayo naribi bari bantumye umubyeyi vie niba yararebye akabura ikintu yambara baba we ahita azayikubisemo ka kajezi nta tubazo nka tubiri ushaka kumbaza kugira nanjye mbone ukuntu nkubaza ibibazo bibiri nkubaza buriya wenda tuvuge impamvu ni gute ku kikihe cyifata kikajya nko mu bantu kikaba yakwikikizaho nk'igisasu kandi uwo muntu abantu barapfa nawe apfuye ubundi yungukira he uziko indege ivuye ahantu hose yava inyura hariya za Masaka ikaza gutya ikagwa i Kanombe none ibaze umuntu avuye muri Amerika kandi atuye Masaka bakagomba kumugeza i Kanombe kugera buri urumva badashize wa leta yariya ikajya imusigayo nge bintu natekereza leta y'indege ntabwo yabaho ntabwo wabona ibyo bibuga ahubwo indege kuri beze bashyamo umwobo ku buryo wa muntu bamugeze i Masaka bakamurekura akagwa aho ngaho mama yaje umuntu kubwa ngo good morning ntuzahite umubwira utajyanye ngo kugutuka amusubiza ngo iki kuko ngiye naramubwira ati sindi umudayimoni wa nyoko ese ingona yitwa gute mu cyongereza ingona ingona yitwa mu yitwa ahubwo rikomba ingona yitwa gute mu cyarwanda nisi ingona si mu rurimi rw'icyongereza wagabanyije ibiyobyabwenge we wagabanyije tine bawamwe urimo kunywa tine ugasinzira mu urambwira kubigabanya kuko urambwira kubigabanya arimo arasinzira mu kiganiro yazakaza kugikora barakubaza ngo ingona yitwa gutya mu gifaransa bikakunana nzovu mubwira ingona ukuntu yitwa Lacoste nzovu inkoko mu gifaransa bayita ngo iki Locoque inkoko Locoque ubu bayita ngo nta gifaransa nzi mu cyongereza inkoko bayita ngo iki ni puri ni pure mu cyongereza ni kitchen chicken yo kurya inkoko hari ibintu ngewe banashaka ntabwo mbashaka umuntu uzana ibintu bya relationship ngabigire nkaho turi mu gihe cya Jacques na Rosa cyangwa turi mu gihe cya kera urumva ibintu byose byabaye update friendship zaba update imiziki turi gukora yabaye update icyo mushaka ko muzinkundo zose muzigira nk'iza 2001 ubwiza uyu munsi ugomba kumera gute uyu munsi ntabwo turimo turakaza ibintu twe turimo turikundanira bisanzwe sungire nkaho wabyaye nanjye sinakubyaye come on let's make it clear ntabwo bro ntabwo nakubyaye uzi kuvuga ngo nese gura tarya inguni now Yesu wanje uranjizwe turakundana ariko come on cool it down none se umukunzi washa asanzwe uri kumwe n'undi mukobwa ukwiye kwitwara gute ahita guhita mutsuza enda barogoye it's your first time
You come from Rwanda? First time, yeah. Yeah, the first time. You see Rwanda, what? I come here for tourism and visit some friends. Yeah. So, you go your country when? When I will return to my country. Go back home when? I will return 12 October. 12 October. 12 ni tariki kuri 12 kwa 12 azabaciye iminsi kabisa. So this is marushanwa bayita gute champion, this champion finish. You come Mungagi mubwire mutembereze Mungagi uharebe You need to go Ingagi.